mwize B ya 9 mwiga zinc mwiga B ya 6 sibyo mwumva babwira za vitamine PP sibyo noneho biba ari nabyiza ko bya bindi mwize noneho binashyirwa mu ngiro umuntu akazanagenda iwaba akabikora ayo magara akayasosora muri bya bindi uyu munsi turakora pratique ariko turakora ibintu bibiri gusa ko twabunye ari byo bijya bitanga umusaruro kubo twari turi kumwe ubushize hari inkono twarebye igizwe by'umwihariko n'ibintu bibiri by'ingenzi twarebye inkono y'ingano zinitse zaraye mu mazi hamwe n'amashaza yumye cyangwa urunyogwe bitewe n'icyaramutse ubwo iyo niyo nkono mwumva mutayigiriye amatsiko iyo ni inkono nziza cyane kandi bimwe mu byo mwize ibikubiyemo iriya ni inkono yatabara igihugu sibyo noneho indi ya kabiri murabona ko hano mu isi ituzengurutse abantu bamenyeye kurya capati ariko zikozwe mu ifarini y'ingano inogereje ubwo bimwe bahoze bababwira iyo babwiye ngo ifu iranogereje nk'ingano cyangwa se wenda kawunga ayo ni amafu tumenyereye hano iwacu anogereje aba yazimije ibintu byinshi umubiri wacu ukenera igice cya mbere kigizwe n'icyo bita imyunyungugu kirazimira icyo bagikuraho babyumvise igice cya kabiri kigizwe n'amafu ariyo kigizwe n'ifu ariyo irimo imyunyungugu mwabyumvise ikabamo n'ibiryoherera ibyo ngibyo nabyo biba bigize gute bizimiye ikindi cya gatatu kizimira hazimira icyo bita inyubakamubiri ziba zikirimo mwabyumvise ikindi cya kane kirimo kizimira ni icyo bita amavuta mwabyumvise noneho urugero dusigarana ari rwinshi 99% cy'icyasigaye tuba dusigaranye icyo bita isukari sibyo niyo birimo hariya ariyo mpamvu umuntu wariye agacapati kano gasanzwe karegama mu nda kumva rwose hari ukuntu mu nda bimeze kiriya gice kinini kiba cyarasigaye bari sukari mwumvishe ibintu tuba twarazimije byibura muri bya bintu bitanu bigize ikinyampeke sibyo amavitamine mwabyumvise inyubakamubiri imyunyungugu amavuta ikindi ngo ko mutangiye kwibagirwa kare kambasubiriremo n'inyubakamubiri ni imyunyungugu ni ibishyushya umubiri mwabyumvise ni ibiryoherera sibyo ibiwoza n'amazi yaza ku ruhande uvuga ngo byibura kiba cyazimije ibintu bine twe tugasigarana kimwe ari cyo kinyasukari murumva muri make tuba twahombye waguhereza umucanga gusa akawukurundira wuzuye hano akakubwira ngo rwose genda wubaka akazu keza ndahamye ko yabaguhamije sibyo akakwima amatafari akakwima amabuye akakwima amabati akakwima n'ibirahure yarangiza akubwira ngo haye umucanga wuzuye hano hose ngo uzagende uwubakemo inzu kandi ntabwo wemerewe kugurisha ngo ugire ibindi ubuvunjamo sibyo murumva utabuhombye rero igituma rimwe na rimwe tujya tudatekereza cyane ngo twimbike nuko tuba twarebye hafi sibyo ubwo noneho twebwe uyu munsi turatekana ka capati cyangwa se mvuge capati yuzuye sibyo iyo mu binyampeke ubwo turakoresha capati y'ingano niyo turi bukoresha ibindi biri buze kuvangwamo turabibabwira nizo nkone ebyiri zonyine navuga ngo dufite noneho nkaba nasaba mama Denise na Faranswa nibo bari kubituringaniriza babihereza icyerekezo ibyo mama Denis yego babihereza icyerekezo hanyuma noneho ako tugiye kuvugaho na akantu gato ko murabona twagize amahirwe yo kugira umushyitsi
kandi ko bamaze iminsi bari kugera ku mbuga nkoranyambaga, sibyo? Muri kujya murabona muzehe hari abantu ari kuganira nabo. Mbibire n'ibanga rero bikurikirwa cyane kurenza urubuga rwanyu mufite rw'itorero. Mugerageze utumva ikintu abaze, mwabyumvise, mushabuke, mwabyumvise. Sawa rero kugira ngo ubutumwa mubukwize ku isi yose, wese ntimugize amahirwe. Fara twari tuvuze mwe na Madenize muringanize bya bindi biri butegurwe, ibyibanze byaba binagizwe bibe biri gutunganywa kugira ngo tuze gucungura igihe cyacu neza. Rero noneho navuga ngo twimbitse imbere ho gato, ngo tugeze saa 5:28, sibyo? Murumva ko igihe cyagiye kandi murabizi ko dusoza saa ngahe? Saa 7. Cyokora haraza kwiyongeraho indi minota mikeya, ariko nta muntu n'umwe buze kubangamirwa. Mwese hari uri buze kubangamirwa? Ntawe. Ngaho noneho yego. Yego. Kandi muri kishaka byinshi cyane kuko bigomba kugira ibintu. None wenda ndakoresha dekaranje kugashyiramo. Tubanza tuvanemo ntabwo ari kuri munsi. Biriya bitatu biba birangije kuri icyumweru cyose. Biriya bitatu na irayo na sasose hamwe n'ibihwagari. Ubwo iyo ukona kari gatatu biturekera. Nibyo ngibyo ndatekereza byumvikanye. Ntago rero betarave ntago igiyemo yabyica. Noneho reka twimbike tujye mbere, ariko kandi tunashishikariza abantu mwibagiwe umuco wo kujya murazana amakayi, sibyo? Ntangazwa no kubona abantu batarwaye amaso, badafite ubumuga bw'amaboko batandika kandi nta kindi kibazo gihari. Wenda abakecuru bo twabasonera, ariko abatoya mwebwe bimeze bite? Mwavukiye bituma mutandika. Sawa reka dukomeze rero. Ngaho muri aka gahe gato igihe bagiye kuturingaririza ibigiye gukurikiraho, tugiye gusesengura insanganyamatsiko ivuga ngo icyo kurya nabi bidutwaye, sibyo? Icyo kurya nabi bigize gute? Bidutwaye. Ndajya mbarangira amasomo amwe, igitabo cy'Itangiriro ni igice cyaho cya 2 ku murongo waho n'uwa 16. Uwiteka Imana iramutegeka iti, yego, Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 16. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi ntukakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa, sibyo? Hano Imana ikimara kurema umuntu yanamuhaye n'amabwiriza agomba kugenderaho. Ikimara kumurema yamutegetse ko agomba kurya. Hano umuntu mbere atari yacumura yahawe kurya imbuto, mwabyumvise? Noneho amaze gucumura, Imana imwongereraho umuruho wo kujya arahinga, sibyo? Ariko bwa butaka iramubwira ngo wewe uzajya bukumiramo imikeri n'iki n'imitovu, ariko uzajya urya imboga zo mu murima. Ibyo Imana yabivugiye iki? Imboga mu miterere yazo n'indemano yazo, icyo zishinzwe ni ukurema amaraso no kongera gusanura no kugarura itoto mu ngingo zari zicogoye, sibyo? Ni iki imboga zimaze? Imana ibonye ko wa muntu acumuye, imwirukanye muri Edeni, agiye aho Satani ari, Imana imenya ko umuntu azahora ahangayitse, ihitamo kumugenera ibizajya biramwongerera amaraso ye bikongera bikayasanura. Murumva Imana itaragize neza? Ubwo noneho imbuto
Imana izimwongeyeho iki? Imboga. Ubwo turi kugendana hepfo noneho gato ku murongo wa 19, gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde usubira mu butaka kuko arimo wavuye. Ansubiremo, gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe, uri umukungugu niho uzasubira. Noneho Imana imwongera ikindi kintu cya kangahe? Niyo mwabibaze neza, ni ikindi kintu cya gatatu. Iramwe ngo hirya yo kurya imboga noneho uzajya uranarya umutsima. Mwabaho mwumva umutsima w'igitoki? Uwo ni nyine, uwo ni umunyigi. Ndashaka icyo ndajya mbabaza bari cyo musubiza. Bari mwumva umutsima w'igitoki? Hawo. Bari mwumva umutsima w'amateke? Erega ibyo biba ari ibindi. Biba ari ibindi, ntabwo ari umutsima. Ahubwo umutsima uturuka mu binyampeke. Mwabyumvise? Nubavuga ngo umutsima w'amasaka, umutsima w'ingano, umutsima w'ibigori, umutsima w'uburo, umutsima wa seyire. Mwabyumvise? Ibyo impamvu Imana yari yongeyeho umutsima turabisesengura, ariko tubanje gusoma umurongo wa Zaburi 104. Mwumve uwo nguwo uriya mutsima icyo umaze n'icyo biriya bindi twabonye bimaze. Zaburi 104 ku murongo waho n'uwa 15 niho ndahera. Baravuze ngo kampere ku wa 14, amereza ink'ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu kugira ngo abakurire umutsima mu butaka. Murumva ko hano bino bintu bigarutsweho. Hano hari hashize imyaka myinshi cyane na Dawidi bino bintu abisubiramo, kubera ko guhora babyiyibutsa niho ubuzima bwabo bw'impagarike bwari bushingiye, sibyo? Hepfo no baravuze ngo na vino yishimisha imitima y'abantu. Mwabyumvise noneho? Vino rero ivugwa hano na Bibiliya ivugwa n'abo bantu b'Imana, ntabwo ari kakanda abantu bita kakandi binywera ariko k'inzoga, sibyo? Ko murabizi ko vino zirimo uburyo bwinshi. Harimo vino y'umutobe, harimo vino y'ihira, harimo na vino y'umuce, sibyo? Iyo rero Imana yageneye abantu ni vino y'umutobe. Kariya agatobe kose ushobora kunywa watura umubi ukumva kazamutse, ubwenge busa n'utangiye gucanganyikirwa. Kinya hunga haba hatangiye kuba icyo bita fermentation. Ibyo rero bishobora gutuma wowe ubwawe, ubwonko bwawe buza kwangirika bugata umurongo, sibyo? Ubwo nuvuga ngo iyo vino y'umutobe hano niyo yavugwaga hano bavuze ngo na vino yishimisha imitima y'abantu. Burya Imana yagennye ngo igihe abantu barya, sibyo? Cyangwa se bananywa imitobe ivuye mu byo kurya karemano Imana yaremye, bijye biratera abantu kugira gute? Kwishima. Nambabwire ngo njye nabikoreye ubushakashatsi, nageze ahantu abantu bajingije barakaye, ngewe ngambirira kuzana imineke mu byo kurya bari bubanze, noneho nyishaka ari myinshi. Ndavuga nti hano umugambi ni ukugira ngo mbone bacururutse. Bararya, umwe afata umuneke wa mbere, undi arawumara yiyongeza undi, mu kanya gato abantu bose wabonaga babaye nk'udusiribo, mu maso yabo harongera haracya. Nuvuga ngo rero ikiryoherera ariko gikomotse muri bino byo kurya bitanga imitobe Imana yatugeneye, bishinzwe gutuma umuntu yishima, sibyo? Yego. Noneho hepfo gato mwumve ngo abonereshe mu maso haba amavuta. Mwabyumvise? Ngo abonereshe mu maso haba iki? Ubwo noneho amavuta iyo tuyariye turimo turya ubunyobwa, turya soya, turya sezame, mwabyumvise? Turya amavuta y'ibigori kuko buri ibigori bigira amavuta meza, turya ingano nazo zigira amavuta meza.
ubwo ya mavuta niyo ashinzwe kuboneresha mu maso h'umuntu. Mbese ubwo biravuze ngo umuntu azajya arahorana itoto. Ujye ukaraba, wamara gukaraba wibagiye kwisiga amavuta ugasanga umubiri wawe wongeye wahehereye, sibyo? Ubwo ni ya mavuta rero ashinzwe kugira gute? Gutuma mu maso haboneka hameze neza. Ikindi ari amavuta, mu kanya ikintu umwigisha wa mbere yatambutseho yababwiye ko hari amavitamine turya, sibyo? Ariko akaba agomba kujyanwa n'amavuta, aricyo bita liposoluble vitamins, sibyo? Cyangwa se vitamine zikoreshwa mu mubiri neza ari uko amavuta yabonetse, atabonetse ntibikunde. Kambaho urugero nka B ya mbere. Buriya B ya mbere uriye ibyo kurya biyirimo nturya amavuta, kuko B ya mbere ni ishinzwe gutuma umuntu agaragara neza, iminkanyari ntizamuke, ntiwijime, igatuma uri umuntu uraseka. Babyumvise? Uri bujye uramwenyura ukamwenyurira abandi. Amavuta wayabuze iyo B ya mbere ntabwo yagerayo, sibyo? Umwana bo hambere ko bajyaga bacyari ntibagire n'indwara kandi batarakoreshaga amavuta na ubwirwa n'iki? Inzuzi ko aribo bazihoranaga mu gisabo, ko aribo bahoranaga ubunyobwa, sibyo? Ibyo bindi byo ni mu byihorere. Ntabwo tureba amata banywaga, ahubwo turareba izo nka zabaga zariye iki, sibyo? Inka icyo yaryaga nicyo abo babyeyi babonaga. None si zabuno ziri kunywa, ziri kurya n'ibivovo, ubwo abantu bari guseka bakagira umucyo. Bonwanga ikintu kibeshwaho nicyo cyariye, sibyo? Buriya iyi modoka urikoze mu bisharagati ugasigaho kano karangi, wabona ari imodoka imeze gutya, sibyo? Ariko uyikandagiyeho wayurira igahita ipindamo. Nuko rero n'inka zo mu bihe byatambutse zaryaga ibyiza bitandukanye n'ibyo zirya ubu ngubu. Burya noneho ntabwo iyo nka, sibyo? Ntabwo twashima amata y'icyo gihe, ahubwo twashima ibyo zaryaga zigatanga uwo musaruro. Icyo nicyo abantu bakwiye kurebaho kibanze. Ubwo cyane muze amata yaragomboraga, ariko ubu saragombora ntabwo yabigombora. Noneho ubwo mubonye ari amavuta ikintu ashinzwe, uzarya umumero w'ingano uzayibonamo, sibyo? Iyo si biboneka aho ngaho ntiboneke wanyu. Ushobora kuyibona mu bunyobwa. Noneho hepfo gato, kandi ngo umutsima uha imitima y'abantu gukomera. Mwabyumvise? Ngo umutsima uha imitima y'abantu kugira gute? Ubwo wa mutsima Adamu yahawe mu itangiriro ngo gututubikana ko maso niko kuzaguhesha iki? None umwuzukuruza we Dawidi arabisobanuye ngo kugira ngo umutima w'umuntu ukomera agomba kurya iki? Ntabwo ari kugira ngo ugire umutima ukomeye nk'ibuye, oya, ni umutima ugomba kwihanganira ibikuzazanya n'ibikuburagiza, sibyo? Ushaka kurwubaka ukarushingana n'ushaka divorce ngo azarya ibyo waruhiye. None se ubwo umuntu ntakeneye umutsima, sibyo? Urushinganye n'umuntu ushaka ngo rukomere, none we ageze gute? Arashaka mu mari iminsi yirakaze mutangire mugabane ibyo wari wararuhiye. Ukeneye rero ukeneye iki? Umutsima. Cyo si kimwe. Icya kabiri, ubyaye umwana ugira ngo azakuruhure, none ubwo aje kongera umutwaro uwo warushye umukuza. Ukeneye umutsima rero. Mwabyumvise? Noneho sa n'uwitegereza, uri umubyeyi uri gushaka umutungo ngo ubikira abawe bazagubwe neza. Abo ushaka ko bagubwa neza no bagambiriye kumenya aho uri ngo bawibe, sibyo? Ubwo ntukeneye umutima kugira ngo wihangane. Murumva rero mu by'ukuri umutsima ugize gute? Urakenewe. Urashyingirwa ugashyingirwa umugabo muri abakene, mwamara kubona ubutunzi bugwiriye. Mwabyumvise? Ubwo rero ukabaye umunyacyaro hakaboneka abandi bakobwa b'abasirimu, sibyo? Ugashakana n'umugabo mufite ubutunzi, bwamara kuyoyoka kabimbwa, umugabo akeneye umutsima, sibyo? Kugira ngo nawe umutima ugire gute? Ukomere. Ni Imana yashyiriyeho iki? Umutsima.
uzapfusha abandi babyaye. Mwabyumvise? Uzarumbya abandi besheje. Inzu yawe inkanga izayitembana abandi bari gushyiramo amakaro babona zitabanyuze kuba mu kazu kamwe, sibyo? Umwana wawe azakuniga abandi ababyeyi bari kuburiza mu ndege, abana bari kuburiza mu ndege bajya gutembereza ababyeyi. Mwabyumvise? Mbese wowe uzakorera indashima abandi barimo babashimira ibyiza babakoreye. Iyo rero niyo mpamvu ituma iri mu bintu dukeneye iki? Umutsima. Ngaho mu wadukire ntituzongere kubona ingano ziborera hariya mu ntuze muki mu masitoke yazo. Ubwo noneho iyi nsanganyamatsiko ngufi turimo dusesengura ni icyo kurya nabi bigize gute bidutwaye. Mbese kurya nabi mumaze kubona ko hari ikintu bidutwaye? Aho muri mujya muhabona za mayibo kandi izo zose zibaruye wasanga zifite ababyeyi, sibyo? Niko bimeze se? Dufite abantu biyandarika, ariko rimwe muzatembere nk'ahantu mu mujyi, sibyo? Mwitegereze murebe abagabo beza bambaye poketi, sibyo? Kandi n'imikanda ririmo. Mwabyumvise? Mwongere mwitegereze abakobwa beza afite telefone ifite pochette, mwabyumvise? Ifite na antibloke, mwabyumvise? Iriho n'akandi kantu kagataka umuntu ayifataho mu ntoki. Ariko mwitegereze intege ziri hanze, sibyo? Wongere umurebe umukondo uri hanze, wongere murebe igituga cyanitse, mwabyumvise? Wongere umurebe ibere riri hanze. Aryanitse ku murashi w'izuba kugira ngo kanseri zinjire, sibyo? Yicishije imbeho umukondo, murabizi ko hano hirya buri wese w'igitsina gore afashe gutya. Aha niho imirera ntanga yanyire. Ubwo mbese muri make urimo urakonjesha imirera ntanga. Kandi ubwo murabizi neza ko inkoko yibundikiye amagi ntibashe kuyakwira ajya bamahuri, sibyo? Ubwo abaganga tuzaba turuha turi kuvura indangare ziroze hirya yo gushaka kugaragara ngo base neza, sibyo? Murabyumvise se? Ako niko kaga dufite n'icyo kurya nabi nicyo bidutwaye, sibyo? Nyine icyo ni ingaruka yo kurya nabi. Ko kurya nabi by'umwihariko muri iyi minsi turya ibyo kurya ariko bidatunga ubwonko. Kandi cyatumye umuntu agenerwa ibinyampeke kwari kugira ngo agire umutima ukomeye, sibyo? None uwo mutima ntabwo tuwufite kubera ko twabujwe no kutarya ibiwukomeza. Ubwo rero umuntu udakinze namwe murabyumva ibije byose birinjira. Siko bimeze se? Ibije byose bigera gute? Muzabicunge. Inzu idakinze zanze umurya mwubaka utari wayikinga. Ugeze ashaka kwihagarika hitajyamo. Ushaka kujya mu bwiherero gutwikira ibirenge nawe agera gute? Ajyamo. Mwabyumvise? N'abashaka gukoreramo mabi yose bagera gute? Bajyamo. Uko ni ku bwonko bw'umuntu utarya ibinyampeke nawe ameze nk'izidakinze, sibyo? Mwabyumvise? Ngiyi impamvu turimo dukuza abana bakajya ku ishuri bambara ikanzu ndende iratwikira impfundiko akazajya kugaruka igeze munsi y'amabuno. Ngiyi impamvu, sibyo? Nuko ikinyampeke cyamaze kugera gute? Umuntu byagakwiye ngo akuze mu gihagararo ariko n'ubumenyi n'ubuhanga byiyongere. Mwabyumvise? Ariko sibwo murabona ariko biri? Mbese buno ubwenge burimo burakura nk'amashari mu isafuriya. Amashu ujya uyakata rwose ukabona nta safuriya urabona arahiramo. Ariko unagamo duke wakubitaho umuriro washyiraho umupfundikizo akabara arahwamye. Ukongera ahantu ukabona arahwamye. Ukavuga ati ibishu 5 byose ko bitavuyemo n'inkoni haza 3. Sibyo? Mu minsi niko ibintu bitugendekeye. Reka twicumi imbere nicyo kurya nabi icyo bidutwaye. Sibyo? Ntabwo nshaka gutinda cyane hano kuri aka kagingo,
ahubwo reka nicumi imbere ho gato. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo wa 98 haravuze ngo ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge kuko bihorana nanjye iteka. Mwabyumvise? Mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Mwabyumvise? Noneho mwumve ibanga ahantu riri, sibyo? Uyu munyazaburi avuze ngo mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose kuko ibyo wahamije ngewe ari byo ngira gute, ari byo nibwira. Umurongo w'ijana, ndajijuka nkarusha abasaza kuko njya nitondera amategeko wigishije, njya ndinda ibirenge byanjye inzira mbi zose kugira ngo nitondere ijambo ryawe. Simva mu mateka yawe kuko ari wowe wanyigishije, amagambo yawe aryohera ubugeni mu nkanka zanjye, arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Amategeko wigishije ampesha guhitamo, nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Natwe ubu hano turimo turiga. Ubusa hari umuntu uzongera kubona ikinyampeke ngo gikereze? Hari uhari se? Noneho burya aya ni amahirwe tuba turi kugira. Turi mu bantu bagomba gutabara isi ariko tubanje kwiheraho. Mbere y'uko umusirikare ajya ku rugamba afata igihe runaka cyo kumuha imyitozo, sibyo? Mwabyumvise? Igihe cy'imyitozo yazakirangiza bakamwambika nk'umusirikare ukwiriye kurinda igihugu. Ibyo ntibiba bihagije, banahinduranya ibirere babajyanamo kugira ngo bamenyere imbeho cyangwa ubushyuhe. Hanyuma bakazamujyana ku rugamba mu gihe gikwiriye, yaramaze kuba umuntu unoze ukwiriye, sibyo? None si twe tuzabyara abasirikare? Ntabwo ari twe tuzabyara abadokiteri? None se ntabwo ari twebwe tuzabyara abacamanza? Si twese tuzabyara abatwara indege? Si twese tuzabyara abazavamo abaperezida b'ejo hazaza? None murumva tudakwiriye gutabara igihugu ariko twihereyeho? Nicyo ngicyo tugomba gukora. Tubonye gusa ko iby'Imana yateganije n'uburyo yabiteganijemo kubiyoboka nibyo byonyine bishobora gutuma umuntu abona akaremba anyuriramo kugira ngo yitabare kandi atabare n'abandi. Aho ntabwo matinda. Yego. Ushobora kutakibona mu gitondo ukakibona nimugoroba, ariko umunsi nurangira utakibonye uzamenye ko umeze nk'igihugu kidakinze. Ubwo se muri mwe ninde waba azi ko yasize adakinze akajya i Kigali agatekana bakabyina bakama bakishima agatekana pe? Hari uhari se? Tujye turabifata tubikurure tubizane mu buzima busanzwe, nibwo bizabira dufasha. Zaburi 119 umurongo wa 73, intoki zawe nizo zandemye nizo zambumbye umpa ubwenge kugira ngo nige ibyo wategetse. Mwabyumvise? Noneho burya noneho ngo intoki z'Imana nizo zagize gute? Zatubumbye, nizo zaturemye. Noneho burya uwakoze igikoresho, mwabyumvise, ni nawe uza amategeko akigenga kugira ngo kigume kigire ubusugire, gisagambe, kigubwe neza. Telefone y'ipfuye tujya kumukanisha, sibyo? Ubwo muri mwe hari uwisuka yacika, mwabyumvise, akayishyira umuntu usudira telefone? Ubwo se warabizi? Ubwo se muri mwe hari uwakora impanuka akajya ahantu mu karimantasiyo bagurishiriza fanta, bagufasha wakoze impanuka aho ngaho ujya ku bitaro? Mwabyumvise? Yego. Mbese ubwo biravuze ngo buri kintu cyose kiba gifite uwagihanze, kandi uwagihanze ni ubuzi ko kigomba kubaho nuko ubuzima bwacyo bwatengamara bukagenda neza. Imana niyo yaturemye nk'abantu, sibyo? Aba ari umunyarwanda, aba ari umugande, aba ari umuzungu, ubuzima bwacu bwose tubukesha Imana. Nituzi neza kurenza uko twiyise, tunagomba kuyibwira ngo ko ari we waturemye, tukaba twarwaye amaso byagenda bite, sibyo? Ni igice cya 119 umurongo wa 73. Mwabyumvise neza? Noneho ubwo tubonye ko niba buri kimwe cyose kigira amategeko akigenga, n'umuntu afite amategeko agira gute? Amugenga. Niyo mpamvu tugomba kwisunga Imana kugira ngo iduhe ubwenge bwo kumenya uko
twabaho neza. Ndicuma gato umubwiriza 7:12 haravuze ngo kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo, ariko umumaro wo kumenya n'uyu ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Mwabyumvise ngo ubwenge burinda ubugingo bwugize gute? Bw'ubufite. Buriya rero buri bintu byose bigira password, sibyo? Buno izi telefone ziraha zose muzi ngo nshatse kuzikoresha nazikoresha, ntago byakunda kubera ko ntago nzi ijambo banga ryayo kugira ngo yifungure, sibyo? Natwe rero ingingo zacu zifite ijambo banga, niko navuga, sibyo? Rizifungura kugira ngo zigubwe neza. None navuze ngo ubwenge, sibyo? 7:12 avuze ngo kuko ubwenge ari ubwugamo. Mwabyumvise ngo ubwenge ni iki? Ni ubwugamo. Ngo nk'uko ifeza ari ubwugamo. Ubyumve neza, ifeza muri iki gihe n'amafaranga, sibyo? Buri umuntu ufite ifaranga, mwabyumvise, ashatse ahita azahana akarebamo igisoro ati wanyihekera ko nshaka kugera hariya amahoko ndi mu mugongo imodoka ndazirambiwe ko ndaguhereza 20. Muzi ngo yabura umuheka, sako kanya ntibita bikemuka. Ni wavuze ngo ifeza ni iki? N'ubwugamo. Buno hari ibintu byinshi ukeneye, ushobora gukenera ikintu kiri mu Buraya ufite amafaranga ugahita uhamagara ako kanya. Niba waba utanabizi ariko upfa kuba uri umukire uti inkondo, sibyo? Wowe ibyo uvuze bita byumvikana, bagusemurira baba benshi, bagukorera ibintu bitandukanye baba benshi. Abaganga bazajya barakuvura baraza, bazajya baragutekera baraza, bazajya baraguhingira baraza, abazi utuntu dutandukanye baraza kubera ko aya mafaranga agize gute? Ngo n'ubwenge n'ubwugamo nk'uko ifeza nayo ari iki? Mbese ubwo mbabaza ko mu kanya mumaze kumenya ko zenke iramutse ibuze, sibyo? Umuntu ashobora kubyara umwana ufite amano 12. Iyo ni zenke iba yabuze, sibyo? Kuko zenke ifatanya na vitamine A. Vitamine A ikagira amako bita glycerine. Ariyo mpamvu igitsina gore mukunda utuvuta twa glycerine tuba dufitemo akantu kameze nk'umukasi, dushinzwe kugenda turakata akantu kose gashaka kugira aho karenga aho kagenewe. Nicyo glycerine muri vitamine A imeze. Ariko ubwo mbabwire ngo isuka ntago wayihingisha udafite umuhini. Zenke rero ikamera nk'umuhini ucomeka mu isuka, noneho ukagenda uragera gute? Urahinga. Ubwo zenke na vitamine A bifatanye birasobanuye ngo za ngingo zose zigabanywa neza. Umuntu akaza afite amano 10 ku birenge byose, sibyo? Intoki nazo zikaza ari 10 mu biganza byose, ku maboko yose, sibyo? Amatwi ukaza atagera nk'iriya, ngo ufite amatwi nk'ayo urukwavu. Asubwo reka mbabaza, tucyuririye hari agato, uramutse ubonye umwana wawe uko ari gukura bamukuru n'umunwa uri muraza ukura usatira hano mu matwi, sibyo? Ariko yavutse ari ryo tegeko umubiri uri kugenderaho ko uko akura n'umunwa ugomba kugenda ugira gute? Urakura usa n'ugenda ushwanyuka uza muno. Byagenda bite? Iyo niyo bakubwira ngo vitamine A na zenke byafatanye bikora umurimo wo gutuma ingingo zitarenga umupaka zagenewe, sibyo? Ari byo mwene data yavugaga. None ubwo murabona ubwenge atari ubwugamo, kandi ubwenge burinda ubugingo bwugize gute? Bw'ubufite. Ubwo noneho mumaze kubona neza ko burya nk'uko amafaranga agira umumaro uyafite, twe dukeneye ubwenge. Mwabyumvise? Yego. Dukeneye ngo ujye umenya ngo utetse iyi nkono, ariko iyi nkono irimo vitamine A. Ariko kandi nanone kano gakate kuburo buri wese arabarya kangana gutya harimo zinc. None nibiza guhura ubwo ibintu biraza kugira gute? Biraza kugenda neza. Kuvuze ngo umusatsi wawe ntago uzarenga urugabano. Mwayibonye? Iyo bababwira ngo umuntu yari mu mirire iri hasi, tubipimira ku bwoya bwa hano mu izosi, sibyo? Tukabipimira ku nzara ziri kugwingira, bakabipimira ku rurimi no ku maso, sibyo? Nivyo byose iyo umuntu agize amaraso adakwiriye, nabyumvise, akabura inyubaka mubiri zihagije,
vitamine A ntikoreshwe neza, bwa bwoya noneho butangira kwisagagura ku buryo umuntu umuretse ushobora gusanga yimereye nk'akagage, sibyo? Akazagenda ahantu hose akamera ubwoya. Rero mujye murashimira Imana ko yaturemye neza, ahubwo noneho natwe tugomba kumenya uko twarya neza kugira ngo twitabare, kuko tumaze kubona ko kurya nabi bifite ikintu byadutwaye bikomeye cyane. Yego. nta muntu ushobora kubaho ariyo miterere ye ariyo miremerwe ye, ugenda kuva mu muryango hari igihe muba murya bimwe ariko ukabona umuntu nyina nyine umusozi urahari, hari igihe byaba wenda ari imiremerwe ye. Ndabigusubiza mu buryo bubiri. Uravuze ngo mu miremerwe, iyo miremerwe iri butuma umuntu aza atandukanye n'uko yagakwiye kumera, kwanza uko ni ukuremeka nabi. Iryo ni ifuti rya mbere ryabayeho umwana ari mu nda ya nyina igihe yaremwaga, sibyo? Icya kabiri, amara yacu, sibyo, afitemo icyo bita sigmoide, simuzizi? Ziriya ni turiya tuntu tugiye tumeze nk'utuntu tw'utwumba. Ushobora gusanga nk'agashinzwe kuminina vitamine A ngo kayikuremo gafite intege nkeya. Wabyumvise se? Kagira intege nkeya aho abandi bazarya ibirabagwa neza, we akazaza katari bubiyungurure. Mwabyumvise? Ngo kamininemo iyo vitamine A, ahandi hose akamera neza ariko handi ugasanga atandamye. Nguyo ubwo ni ubundi buryo bwa kabiri ibibazo bishobora kubaho, sibyo? Naho ngaho n'ibyo bibazo bibiri rero nuko biba bimeze. Hari ibyo ushobora gukosora bitewe nuko bimeze, ariko hari n'ibitakosoka ukabibana nk'uko umuntu abana akaregeye, sibyo? Cyane. Ngaho reka dukomeze mbere ho gatoya. Noneho twicume tunagirana dusatira naho duhagarikira kuri aka kagingo twari turiho ko kurya nabi icyo bidutwaye, sibyo? Twabonye ko byatwangirije mu by'ukuri. Noneho tubonye ko Imana ariyo yaturemye, sibyo? Ubwo Imana ni nayo inazi n'ibitugwa neza. Mwabyumvise? Noneho dukwiye kujya turya tubanje kubaza ngo mbe Mana kino cyo kurya tugiye kurya ubundi ukivugaho iki ku mpagarike zacu? Mwabyumvise? ariko burahana wahumvisha kuba abantu bavukana umwe akaza atandukanye n'abandi, ni ukuvuga ngo atandukanira n'abandi bitewe n'igihe wamusamye. Igihe wamusamye washonje, igihe wamusamye uri mu ntambara, uri mu magarara runaka, noneho iyo kondisiyo ukaba warayigize rimwe, umwana akaza atandukanye n'abandi bana 5 6 wabyaye. Igihe wasamiyemo nicyo umwana kenshi agira gute avuka. Niba usamye ucuruza, azaza ari umuntu uzi gucuruza kurusha abandi. Niba wari uri mu matiku, niba wari wahunze, ibyo byose iryo joro imigambi wararanye niyo umwana avukamo, cyane cyane amasaha 24 yo gusama. Izo ntekerezo, ibyo bintu wiriwemo nibwo umwana agira gute avukiramo. Niyo mpamvu usanga mu muryango abana badahuye, kubera ko wagiye wamusamye uri mu Kongo, undi umusamira mu Rwanda, undi umusamira ahashyushye hakonje. Izo kirimo wari urimo nizo zigena umwana. Aranswa arakoze. Ngenda baha urugero rutoya. Mama yapfuye